Yes, reka mushimire wakomeje kubana n'ibiganza media TV. Zere yuko kabisa aherere hose ibintu ari fresh sana kwa tanu. Zere yuko ari bien sana. Ati bimeze gute, uti byifashe gute. Reka mushimire wakomeje kutwereka ko turi kumwe gatanu kandi ukora subscribe naho utari wayikora. Iki nicyo gihe tugiye tugomeza kubana no mu yandi makuru tukugezaho gatanu ku kandi. Uti byifashe gute, street showbiz yifashe gute, niki kiri kuvugwa, niki kiri trend. Ngayo nguko rero ibiganza media TV tuba tuhabaye gatanu kandi icyo usabwa ugumya kubana natwe ukaduha ibitekerezo hasi muri comment ku biganiro tukugezaho gatanu ku kandi. Bulldog watumiwe i Dubai yijeje abanyarwanda bahatuye ko azakorera igitaramo cyiza cyane, ko azaba yagize amahirwe yo kongera gutaramana na Green P babanye mu itsinda rya Gangs. Ati ni fire sana. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, Bulldog yavuze ko yari akumbuye bikomeye kongera gutaramana n'umuvandimwe Green P babanye mu itsinda rya Tuff Gangs, ariko kuri ubu akaba asigaye aba i Dubai. Ati Green P twavuganye yari yishimye kuba tugiye kongera guhura kuko yari amaze igihe atagera mu Rwanda. Nibaza ko niyo batamutumira mu gitaramo abizi ko agomba kuza kumfasha gutaramira abantu. Uti Green P nubwo yaba atari confirmed muri iki gitaramo cya Bulldog, Bulldog ku mutima arizeza Green P, cyangwa ku mutima arakira ko Green P agomba kuba ahari muri iki gitaramo. Green P yageze i Dubai muri 2020 akaba akorayo ubushabitsi. Ngayo nguko Green P respect kabisa bugomba guhigarara uherereye hose. Bulldog yavuze ko yizeye gushimisha abantu be bahakorera cyangwa bahatuye, abasaba kuzitabira igitaramo cye ku bwinshi cyane. Ngayo nguko rero uyu Bulldog arimo arategura igitaramo kitoroshye kabisa, kandi bizagenda neza cyane. Bulldog ni umusore kabisa uri mu kazi kose, azi kuririmba, ngira ngo ararapa kabisa abantu bakishima cyane. Byitezwe ko igitaramo cya mbere Bulldog azahakorera kizaba kuwa 29 Ukwakira 2022, naho icya kabiri kikazaba kuwa tariki 5 Ugushyingo 2022. Ni ibitaramo byose Bulldog azahuriramo na Lolilo uri mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Burundi. Umva ko Lolilo kabisa bazaba yahasezekaye, ndumva kabisa ibintu bizaba ari fresh sana. Bulldog yavuze ko ahantu kure yari yarakoreye igitaramo ari Kampala, bityo ahamya ko ari ibyishimo kuba agiye guhura n'abakunzi be i Dubai. Ati mu myaka ishize nataramiye muri Uganda, ariko ntabeshye ni ubwa mbere ngiye gutaramira kure gato y'u Rwanda. Nishimiye kuba ngiye guhura n'abakunzi banjye bari hakurya iyo. Ngayo nguko kabisa ngira ngo abanyarwanda bari iyo ngiyo za Dubai kabisa turabasuhuje cyane, fresh sana. Tunabifuriza kugumya kugira imyiteguro myiza mukazahavinga fans. Ngayo nguko kabisa Bulldog turamwifuriza guhavinga fans kabisa. Respect kuri ibintu kabisa Bulldog aba ari kugenda akora. Hari icyo bigaragaza mu itsinda ry'abaraperi. Bulldog abaye undi muhanzi ugiye gutaramira i Dubai atumiwe n'umuraperi Batman utuye muri uyu mujyi wa Dubai. Ni nawe wari watumiye Riderman, Bushari nabo baherutse kuhataramira. Ngayo nguko rero kabisa ngira ngo ibi byose muri kuza kugenda mubona yuko umuziki nyarwanda kabisa ni umuziki umaze kuba international. Mu yandi makuru turaza kugenda
twinjira mu bintu bigiye bitandukanye hirya no hino biri kuvugwa mu showbiz. Ngira ngo kabisa niyo gahunda, ni nayo gahunda, nicyo kiba cyatuzinduye kugira ngo tubagezeho ibintu biri kugenda bigenda bivugwa hirya no hino. Shaddy Boo yihanangirije abamwitiranyije n'umugore wamamaye mu gukina filime z'urukozasoni. Shaddy Boo kabisa nawe yagize gutya abakubise umuzigo hanze, yihanangiriza abantu bakomeje kumwitiranya n'umukinnyi wa filime z'urukozasoni. Bagakwirakwiza amafoto bita ko ari aye arimo gukora imibonano mpuzabitsina kuva kuwa 19 Ukwakira 2022 ku mbuga nkoranyambaga. Hiriwe hakwirakwizwa amashusho n'amafoto agaragaza umukobwa bari bitiranyije na Shaddy Boo ari gukora imibonano mpuzabitsina. Icyakora nyuma yo kubibona Shaddy Boo binyujije ku mbuga nkoranyambaga yamaganye iki kinyoma, ahamya ko gikwirakwizwa n'abifuza kumuharabika cyangwa se kumusenya. Nguko Shaddy Boo kabisa yagize gutya barabakumiri ati ni abantu biyemeje kumparabika basiga isura mbi. Ibyo maze kubimenyera banyura mu nzira nyinshi. Biriya byabanje kuvugwa umwaka ushize tugaragaza ukuri, ariko ikigaragara ntabwo banyuzwe. Urabona ko bakingabaho ibitero. Shaddy Boo turakwihanganishije kabisa. I'm sorry kweri, ngira ngo ibi ni ibintu bigenda bibaho hirya no hino. Showbiz igenda ivugwamo ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ibyishimo, ejo ni imibabaro, ariko ngira ngo ni kuba bimeze muri iyi si nyine tuba turimo. Shaddy Boo no kwihangana kabisa. Shaddy Boo avuga ko umuntu wese uzi ukuri arebye amashusho ari gusakazwa yabona ko atandukanye nawe kuko ntaho ahuriye n'uyu mugore. Ku rundi ruhande ariko Shaddy Boo avuga ko ibi bitajya bimuca intege kuko biba ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati nk'ubu ndabizi ni abantu baba bashaka kureba ko nacika intege, ariko nibahumure ntaho nzajya. Shaddy Boo aracyashikamye kabisa, ku maguru biraremye. Uti wowe uri kutwumva uherereye hose, ibi bintu uri kugenda ubyumva gute kabisa? Wowe baramutse baguharabitse ni iki wakwiyumvamo mu buzima busanzwe? Shaddy Boo uramuvugaho iki ukurikije ibiri kugenda bimuvugwaho hirya no hino ku ma platforms? Ndabamenyesha ko ntacyo bansebya ngo kimbuze gukomeza gahunda z'ubuzima bwanjye kuko naziteguye. Shaddy Boo kuri ubu utari mu Rwanda akomeje imyiteguro y'igitaramo azahuriramo na Mike Kayihura ndetse na Dick Pius mu Bubiligi. Urumva ko kabisa Shaddy Boo ngira ngo n'ubundi mwebwe muri kugenda mumuharabika. Urumva ko ntacyo biri buze gutanga ubera ko n'ibikorwa byiwe birakomeje. Ntacyo muri buze kubihinduraho kabisa. Buriya no kuvuga ngo byiza beta tuba tugomba gusharinga. Mu yandi makuru tibiri kuvugwa ko uyu Harmonize yahawe inkwenene ashinjwa kwiba igitekerezo cy'amashusho y'indirimbo ya Peter na Kenzo. Icyakora ibintu bibaye kuko ari byo ariko bimeze. Ngira ngo uyu Harmonize kabisa yabatangiye kuba kugetinga gap muri kariyeri yiwe kabisa. Ngira ngo Rajab Abdul Kahali uzwi nka Harmonize uri mu bahanzi bakomeye muri Tanzania na Afrika y'Uburasirazuba akomeje guhabwa inkwenene n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko amashusho yakoresheje mu ndirimbo nshya harimo igitekerezo yibye mu ndirimbo ya
yahuje Kenzo na Philipita. Ku mbuga nkoranyambaga abantu batandukanye bahaye urw'amenyo umuhanzi Harmonize bamwibasira bavuga ku ndirimbo Leave Me Alone yakoranye na Abigail Chams imaze iminsi, ubwo ndakeka ko ari umunsi umwe isohotse. ngayo nguko uyu Harmonize kweri, ngira ngo ibi bintu koko bibaye ko ari nako bimeze. ngira ngo uyu Harmonize sinzi aho yabava naho yabagana. iyi ndirimbo yasohotse kuwa 18 Ukwakira 2022. abantu bayikurikije imijugujugu yaba abanyarwanda n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Kenya na Tanzania byafashe umwanya biyigarukaho bivuga ko uyu muhanzi yafashe igitekerezo gisa neza nk'ikiri mu ndirimbo Thermometer ya Philipita na Kenzo imaze ibyumweru 3 isohotse. gusa biramutse ari nako bimeze, respect kuri Philipita na Kenzo, abana bato cyane, abana bakibyiruka muri career ya music. ngira ngo ni ikintu nubwo bamutera iyo mijugujugu kabisa, ariko ni na respect kuri aba bahanzi kuba umusaza nka Harmonize ashobora kubataho umwanya akaflowing akatekereza akavuga ati ariko nakora ikintu cya danje nk'icya Philipita na Kenzo. ngira ngo ni ibintu bya danje, ni ibintu byo kwishimira kabisa. iki gitekerezo bavuga ko ni amashusho y'amasegonda 3 agaragaza Kenzo ateruwe n'abantu babiri bagenda bamucuritse ku buryo umutwe ari wo ujya hasi. ngira ngo niba ntibeshye n'ino ndirimbo ishaka kuba yarakozwe n'uwo bita Director God. ngira ngo nubwo babyitirira Philipita cyangwa se Kenzo, ubusanzwe tuba tubona yuko amashusho buryo uwayakoze niwe nyiri igitekerezo. Director God, respect. umusaza bumva yuko kabisa ni ibintu tutari buze kugenda twakira kuba umuntu nka Harmonize ashobora kuba yaflowinga abahanzi nyarwanda akavuga uti nanjye reka mbiganye nanjye nkora ibintu bya danje. gusa showbiz nyarwanda kabisa iri hejuru cyane, irashyushye muri iyi minsi. ni bavuga ko ni amashusho agaruka ku inshuro 3 mu ndirimbo Thermometer iri mu zikunzwe mu Rwanda no hanze yarwo. nyuma y'ibyumweru 3 iyi ndirimbo isohotse, Harmonize nawe yakoze ibisa n'ibi mu mashusho y'amasegonda 20. we agaragara ateruwe n'abantu babiri, umutwe uri hasi, bisa neza nk'uko Kenzo yari ameze, uretse imyenda bari bambaye niyo itandukanye. Philipita mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze ko ibyabaye nta byinshi yabivuga uretse gusaba abanyarwanda gufungura amaso bakizerera mu bintu by'iwabo, kuko nabo bitaba binini ibyo batekereza nabo babitekereza. ati abanyarwanda bafite ikibazo cyo kutizerera mu bantu bacu. njye si ubwa mbere nshishuwe, ariko ukabona abantu batavuga, kandi abaye ari njye wabikoze sinabakira. ibyo abo bita ibikomerezwa batekereza, erega natwe twabitekereza. ibitangazamakuru bitandukanye birimo Kiss FM yo muri Kenya, Middle Simba, Lick Media, Bongo Trending n'ibindi bizwi cyane muri Tanzania byagaragaje ko Harmonize yibye igitekerezo kiri mu ndirimbo Thermometer. indirimbo kandi Thermometer yasohotse kwa 23 Nzeri 2022, yanditswe na Philipita, Kenzo ndetse na Junior Lumaga. amajwi yayo atungwanwa na Element, naho amashusho ayoborwa na God. Director Leave Me Alone ya Harmonize yakozwe muri Konde Gang Music. amashusho yayo yayobowe na Director Kenny.
ku bakomeje kuvuga ko kuri izi ndirimbo zombi bavuga ko atari ubwa mbere Harmonize avuzweho kwiba ibitekerezo by'amashusho y'indirimbo, gusa abandi bavuga ko uwayoboye amashusho ari we ufite igitekerezo atari Harmonize ukwiye kubibazwa. Gusa hari n'abavuga ko kwiga ari ukwigana, dore ko ibi byose bakoze bijya gusa n'ibiri mu ndirimbo I'm not dead yet ya Mike Posner yasohotse kuwa 23 Nzeri 2022. Gusa mu yindi ndirimbo ya Mike agaragaza acuritse ariko nta bantu bamufashe. Urumva ko ibitekerezo byose bafite ahantu bagenda babikomora abantu. Gusa icyo mbakundira kabisa muri maso, ngira ngo niyo mpamvu tubatugezaho amakuru kugira ngo namwe mugende mukora ubwanyu ubushishozi ndetse munatanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye hirya no hino. Uti si ubwa mbere ibi bivuzwe ku bahanzi bo muri Tanzania, dore ko muri 2022 Diamond Platnumz yashinjwe kuba kwiba igitekerezo cy'amashusho y'indirimbo Geri yakoranye na Tanasha Donna, dore ko ibyo bakoze bisa n'ibiri mu ndirimbo Lisa yasohotse muri 2019. Nguko muri kugenda mwumva kabisa ko ibintu biri kugenda bivugwa hirya no hino, ni ibintu tutamenya ukuntu bimeze. Gusa nta ndura ivugira ubusa, burya niko umunyarwanda yivugiye, ikiriho kiravugwa. Kandi ngira ngo nubwo izi saga ziri kugenda ziba danje hirya no hino ku ma platforms atandukanye, gusa ikiriho nuko umuziki nyarwanda cyangwa showbiz nyarwanda imaze kugera ku rwego rufatika kandi rushimishije. Mwari kumwe ni Isia nk'ibisanzwe, reka ngomeze mushimire wakomeje kubana natwe ugakora subscribe nawe utarayibikora. Iki nicyo gihe kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu yandi makuru tugenda dutegurira gatanu, kandi ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze abana.